Amahoro amahoro ndabasuhuje bwoko bw'Imana abaherereye hirya no hino. Yego ndabasuhuje abari hirya no hino muri Aziya, Europe, Australia, Amerika, Afurika yose, by'umwihariko ab'iwacu mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo duhuje ururimi twumva ururimi rumwe Ikinyarwanda. Ndabasuhuje namwe kandi mubasha kubisobanura mugasobanurira bagenzi banyu nabo bakabasha kubyumva. Ndababashimiye cyane kandi ndanabasuhuje. Yego rero amahoro y'Imana nagumye abe mu ruhande rwanyu cyangwa agumye abane namwe. N'ubundi muri kumwe na Sibomana Anastasi, ubwoko bw'Imana. Ndabasuhuje, Imana igumye ibane namwe. Tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego rero ubwoko bw'Imana n'ubundi cyangwa itsinda ry'ubwoko bw'Imana baboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo mu gihe atari yaza ku isi ubwoko bw'Imana God's people babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego ndabashimiye cyane, Imana igumye ibe mu ruhande rwanyu. N'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye kugira ngo tuzagororerwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bwa Data. Yego ubwoko bw'Imana God's people, buri gihe, buri hantu, buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Pawulo yabivuzeho. Yego Pawulo yabivuzeho ubwo yandikiraga Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 2. Aravuga ati, nuko rero niba mwarazuranwe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ndetse ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku 21 haravuga ngo, ntimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya, abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana God's people, ariko aho bahoza imitima yabo n'ubundi birangira habatamaje. Bibiliya nabo irabavugaho muri Tito ibice cya mbere umurongo wa 16 havuga hati, bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ntabatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose nta kintu bamaze. Yego ntacyo bamaze. Ubutumwa bwiza n'ubundi bwa Matayo uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 haravuga ngo, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Na Pawulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Yego ndetse Pawulo yanditse urwandiko arwandikira Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 ahise ababwira ati, hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Yego bahoza umutima ku by'isi, kandi iyi si siho hiwabo w'ubwoko bw'Imana. Oya, rero niyo mpamvu turebye ku byo tuvuze hejuru cyangwa tubonye icyo Bibiri bivugaho, niyo mpamvu ikintu uharira igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga n'imbaraga, yego n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Yego cyangwa niho hantu uzahemberwa cyangwa niho uzahembwa. Yego rero n'ubundi nk'uko bisanzwe iki ni ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego rero tugiye kureba kuri aya mateka, tugiye kureba ese abantu babayeho muri iki gihe cy'aya mateka bakoraga ibyo Imana ishaka,
aho ngaho turaza kubibwirwa n'iki na Bibiliya ikiza kubavugaho. Reka twumve aya mateka tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Yego, muri iki kiganiro tumenye amateka mw'iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Yego, tugiye kurebera hamwe ibyaranze iyi tariki 11 z'ukwezi kwa 11. Yego, ku ya 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1855 umuhanga mu bya filozofi w'umukristo wo muri Denmark, Søren Kierkegaard, kuri iyi tariki yo kwa 11 z'ukwa 11 mu mwaka w'1855 nibwo yapfuye afite imyaka 42. ngira ngo twibukiranye, iyi niyo myaka ye n'ubundi yari agenewe yo kuba mu isi, misiyo ye ngo ibirangiye cyangwa intego y'ubuzima bwe ku isi ngo ibirangiye. Yego, iyi myaka 42. Yego, yagerageje kongera kugarura ubukristo mu madini yiyita aya gikristo mu gihe cye muri Denmark. Yego, twumvishe ko aya mateka avuga kuri uyu mugabo Søren Kierkegaard, uyu nguyu mu gihe cye mu myaka 42 yamaze ku isi, yaharaniye cyangwa yagerageje kugarura ubukristo mu madini yiyita yuko ari aya gikristo. Byumvikane yuko mu kugarura nuko yagaruraga icyari cyagiye, ariko ngo mu gihe cye cyo kubaho kwe muri Denmark yagerageje gukora ibi ngibi. Rero aya mateka n'ubundi twayagejejweho n'ikinyamakuru cyangwa urubuga rwitwa christianitytoday.com. Yego, rero muri iki kiganiro tumenye amateka mw'iyobokamana twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo dukora. Niho tugiye kurebera icyo Bibiliya yabivuga kuri aya mateka kugira ngo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo. Ese uyu muntu witwa Søren icyo yaba yarakoze? Njye maze kumva aya mateka ndamushimiye cyane kandi kumwigiraho. Kubera iki? Icyo yakoze cyari icy'ingenzi kandi amateka yarabivuga yuko yagerageje kongera kugarura ubukristo mu madini yiyitaga ya gikristo. Yego, tugiye kureba nyirizina ukuri kwa Bibiliya ko ibi ngibi yakoze cyangwa ibyo yavugaga abimenyesha abantu. Yego, tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho, ariko nawe wigiraho icyo wakagombye gukora utarebye ku byo wabayemo igihe kirekire, ahubwo reba ibyo wabayemo igihe kirekire byari biri mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ese ibyo urimo ubu ngubu cyangwa ibyo umaze igihe gitoya umenya ubwirwa n'iki cyangwa bimezwa n'iki yuko ari iby'Imana ishaka? Reba, genzuza Bibiliya, ibyanditswe muri Bibiliya, kuko Bibiliya harimo imvugo y'Imana. Niho uraza gusanga n'ubundi Pawulo yarandikiye Timoteyo urwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 16. Usomye aho hantu ahita bakwereka yuko nyirizina Bibiliya habonekamo imvugo y'Imana idashidikanywaho. Haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Yego, ibyahumetswe n'Imana cyangwa byavuzwe n'Imana nibyo biri aho ngaho nyine, niho uraza kubibona. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya kuri amateka tubonye cyangwa dusomye cyangwa twigiye hamwe kuri uyu munsi, kuri iyi tariki 11 z'ukwezi kwa 11. Turimo kureba nyine amateka yaranze iyi tariki. Uyu Søren icyo yakoze ubundi Bibiliya ikivugaho iki? Ese yari ari mu kuri kw'ijambo cyangwa ni yari ari mu kuri? Ako njye namaze kuberurira yuko mbona yari ari mu murongo mwiza w'icyo yakoraga, ariho yagerageje cyane kongera kugarura ubukristo mu madini yiyita aya gikristo. Yego, urumva abiyitaga ariko batarimo kubikora siko bari bari mu kuri. Bibiliya ibivugaho iki? Ese ijambo Imana yo yavuze ariyo dusanga mu bwami cyangwa izagororera abayo ubwo nk'ubwoko bw'Imana, iyo yabivuzeho iki mu byanditswe? Tugiye kureba urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 5. Haragira hati: ndagutongerera mu maso y'Imana
no mu ya Yesu Kristo uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko woweho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ububwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Iri jambo ndarikunze cyane, niyo mpamvu nanjye nishimiye cyangwa kukumenyesha yuko wabimenyesha n'abandi. Iri jambo neza nyirizina rirashe ku ntego cyangwa gushimangira icyo Sereni yakoze muri kiriya gihe cye yabayeho mu isi, muri kiriya gihe cye cy'ubuzima bwe bwo mu isi. Tutatinze ahangaha, ubonye yuko hari igihe abantu bishakira abigisha bahuje irari ry'ibyo bararikiye, bakagendera muri izo nyigisho, ariko nyirizina ntabwo bikwiriye yuko wowe uraza kwigisha ibyo abantu bashaka ariko atari iby'Imana ishaka. Wigisha icyo Imana ishaka ko wigisha, ntugendere ku byo abantu barimo kugusaba yuko bigisha. Cyangwa nawe urimo kwiga, wikwiga ukurikije icyo kamere muntu irimo kubayoboramo bakwigisha, ahubwo reba ibyo bakwigisha nimba ari icyo Imana yavuze n'ubundi yuko ukwiriye kwiga. Yego, ndabashimiye cyane kuri uyu munsi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11, aho twareberaga hamwe amateka yaranze uyu munsi. Yego, ndabashimiye cyane. Yego, ndabakangurira kugira ngo ibyo wigisha n'ibyo wiga, reba nimba bihuje n'icyo Imana yavuze muri Bibiliya. Yego, Imana igumye ibe mu ruhande rwanyu. N'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastase. Yego, nabiheshejwe n'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, ubwo yamuduhaye akavuga ati umwizera yego azahabwa cyangwa azaragwa ubugingo buhoraho. Yego rero ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tukamenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana ishaka, kugira ngo tumenye ibikwiriye, kugira ngo abe aricyo dukora, kugira ngo tuzagororerwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabashimiye cyane. Amateka yego nakagaruka, nahejo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.